noneho agafilime tugiye kureba uyu munsi ni ubwenge gusa wowe utarakora subscribe banza ukore subscribe kugira ngo noneho tuze kubana muri aka gafilime. Dutangiranye n'umukobwa yari avuye mu modoka, akimara kuva mu modoka arangije ijipo yari yambaye ifatwamo, imaze gufatwa mu modoka arangije agenda, noneho ijipo ye irimo kugenda idodoka igenda ihambuka, arangije gusa bisa nkaho yabikoze abishaka kubera ko aho hafi hari hicaye cyangwa se hari haparitse imodoka yicayemo umuntu w'umugabo, dore ni uwo nguwo. Arangije wa mugabo akimara kureba wa mukobwa ijipo ye irimo kugenda idodoka, yatangiye kugenda amukurikira. Uko agenda amukurikira umugabo yaraje amushyikaho hano, arangije atangira kumwibaza ati ese muko ubu bwiza bwose ni ubwawe? Undi aramubwira ati yego. Ati none se kuva kera wari uri hehe? Undi aramubwira ati nari mpari nkwibikiye. Arangije aramubwira ati uri mwiza pe, uri mwiza cyane ariko. Undi aramubwira ati rero ubwiza bwanjye ntago ari ubwo urimo kureba ubu ngubu, ati ahubwo buriya unabishatse nakwereka ibirenze. Ati hoya rwose nanjye ntago nava hano utanyeretse ibyo birenze. Umukobwa yinjiye mu nzu, akimara kwinjira mu nzu umugabo nawe yamwinjiyeho, arangije ahita anakinga. Ubu kwereke ukuntu uno mugabo noneho ari seriye, yatangiye kumukuramo ka kajipo yari yambaye kari karimo karagenda gacika, karimo kuvamo indodo. Ako kanya umugabo nawe yatangiye kwiyambura we ku mukobwa bahuye bwa mbere. Barakwereka aferi imajije kurangira, umugabo yafashe ya jipo akajya agenda yihumuriza, arangije akajya avuga ati burya bwose ino jipo itwikiriye ibyiza byinshi. Ati gusa uyu munsi noneho ndabibonye. Undi aramubwira ati rero buriya wa mugabo we nubwo ntakuze, ati ariko ubundi witwa nde? Undi aramubwira ati unyite John. Ati ati ni byiza. Ati none se we witwa nde? Ati nanjye unyite Lisa. Undi mukobwa arangije atangira kumubwira ati rero unabishatse buriya ntago ibyanjye nawe byarangirira ahangaha. Ati reka burangiye mfite umugore, mfite umuryango. Akimara kumubwira ko afite umuryango, umukobwa yatangiye kumutera imisego ababaye cyane, ameze nk'aho arimo ararira. Umugabo nawe yahise yambara arasohoka. Akimara gusohoka barakwereka bya bindi umukobwa yari arimo byo kumera nk'aho ababaye kubera ko umugabo amubwiye yuko afite urugo, yabivuyemo ahubwo atangira guseka yishimye cyane. Ndetse uko arimo kwitegura yambara, umugabo nawe batweretse ageze hano hanze arimo gusohoka muri cya gipangu kibamo wa mukobwa. Arangije ati ye baba we, ati mbega ibintu byiza mboneye hano hantu. Ataha nubwo mpageze bwa mbere ariko mpaboneye ibyiza byinshi. Agisohoka ku kanya, akigera hanze yasanze imodoka yiwe ntayihari. Mwibuke ajya kugenda yasize urufunguzo rw'imodoka cyangwa se kontake mu modoka. Ako kanya yararebye imodoka arayibura, akimara kuyibura ahise agaruka yirukanka. Ageze hano ahasanga umusekirite aramubaza ati bite byawe wowe kuza ugwa hano, ninde wagutumiye ko mbona uza wirukanka? Uje kutwiba? Tukwikorere tukujyane kuri polisi? Ndaramubwira ati oya boss, ntago njyewe nje kwiba, ahubwo nanje kureba umukobwa twari turi kumwe ubamo hano kugira ngo ampe kontake y'imodoka yanjye. Undi aramubwira ati oya gerageza rwose ugende, sinigeze nkubona winjira, rero nta nubwo wakinjiramo hano uko wiboneye ngo hano ngo harimo umukobwa muziranye ngo ibiki n'ibiki. Genda nimba ufite nimero ye muhamagare umubwire aza gusange hano, hanyuma abe ari we kwitwarira. Ntabwo njya ninjiza abantu mbonye abo ari bo bose. Umugabo zamwumiyeho, arangije nta kindi kintu yakoze, yataye umutwe. Bakwereka noneho hano hari umugore uri kumwe na Lisa. Kumbi Lisa ari hano arimo kuganira, wa mugabo yarinjiye ati karabaye. Ati sheri. Undi aramubwira ati ni byiza sheri, none se ko mbona ugize ubwoba? Hano ndi kumwe n'inshuti yanjye bayita Lisa, twariganye n'inshuti yanjye. Undi aramubwira ati hayi, mwiriwe neza nyakubahwa. Yaramusuhuje neza yigira nk'aho bataziranye cyangwa se batigeze babonana. Arangije umugabo yatangiye kureba icyezi, aravuga ati se sheri ko Lisa agusuhuza ntumusubize, mwirirwanye cyangwa musanzwe muziranye? Undi aramubwira ati hoya sheri ntago ariko bimeze, ntubifate nabi rwose, ntago ari disipurine nkeya cyangwa se icyubahiro gikeya ku bashyitsi. Ati none se kutamusubiza? Ati rwose unyihanganire hari utuntu ninjiye ndi gutekereza niyo mpamvu. Undi aramubwira ati rero
Elisa ntubifate nabi umugabo wanjye ntago ariko asanzwe buriya wasanga hari ikintu ari gutekereza ati gusa reka mbe mbasiganye njye kubashakira icyo kunywa. Umugabo yaraje atarwiyambitse arangije aramubwira ati ndakwinginze mpereza kontake y'imodoka yanjye, ibi bintu umugore wanjye nabimenya noneho ntago biri bukunde, urugo rwanjye uraba urusenye. Undi aramubwira ati ahubwo ceceka nimba udashaka umwiteza n'ibindi byose akabimenya twakoranye. Undi aramubwira ati wa mukobwa we ntago nkuzi nanjye ntago nzi usibye uyu munsi twahuye gusa winkorera amabara angana gutya ngo unsenyere urugo. Undi aramubwira ati ariko ujya kuza ntago wari uyobeye yuko ufite urugo, ati ahubwo ndumva bya bihe twari turimo mu kanya katambutse ndumva twabikomeza. Undi aramubwira ati ahubwo wowe tuza wikomeza gupanika. Arangije umugabo aramubwira ati mbabarira nimba ushaka yuko cyangwa se unshakira amahoro, ati basi njye nawe tuzakomezanya, nzaguha byinshi n'ibirenze ariko mpereza basi kontake. Kumbi wa mukobwa koko ni wowe wari uyifite. Akimara kuyimwaka umukobwa akimara kumuhereza neza umugore we yaraje, amaze kuza aramubaza ati Lisa, ati nese bimeze gute ko mbona wowe n'umugabo wanjye wagira ngo hari ibyo muri kumwe? Ati hoya nabyo nuko twari turimo turasuhuzanya gusa, ati ariko nta bindi bintu birenze. Umugabo arangije nawe ati sheri rega nta kindi kintu kirenze. Undi aramubwira ati ni byiza noneho. Arangije arababwira ati rero njyewe n'ubundi hari utuntu nari ndimo, reka nkomeze nkore utuntu twanjye kandi nizere ko umushyitsi wacu nawe ukomeje kumwakira neza. Undi aramubwira ati oke nta kibazo noneho reka njyewe mbe ngiye nimba nta kintu bibatwaye. Umwanya Lisa yaramusezeye, amajije gusezera arababwira ati njyewe ndagiye kandi nishimiye kuba nari ndi hano ndi kumwe namwe, nishimiye kubasura akanya nk'aka ngaka. Umugabo re arangije atangira kumubwira ati Lisa, ati none se ko mbona wihuse cyane kandi nari ntumijeho icyo kunywa ndetse n'icyo kurya, ubu koko ni wihuse? Undi aramubwira ati hoya ntago nihuse ahubwo hari izindi gahunda nari mfite, nuko nanze gucaho ntabasuhuje kandi mbizi neza ko utuye hano. Ati kandi nishimiye kubabona wowe n'umugabo wawe, rwose muri couple nziza, ni couple nziza cyane, mwaduha urugero rw'urugo rwiza. Arangije umugabo re yaravuze ati noneho reka sheri wanjye aguherekeze akugeze mu rugo nimba nta kintu bigutwaye. Undi aramubwira ati nta kibazo. Uyu ni umugore disi, ni n'umugore ufite umutima mwiza. Arangije barakwereka kubera ko umugabo yaragiye kudepoza Lisa iwe mu rugo, yaratangiye aramubaza ati none se ibi bintu ko kurimo kunkorera ubundi babyita ngo iki? Reba aka kanya ngo uziranye n'umugore wanjye, ngo mwariganye, ngo sinzi kandi urabizi neza ibyo tumajije gukorana. Arangije aramubwira ati ariko ubundi ibyo ngibyo bihuriye he? None se ubundi azi yuko utajya uhura n'igitsina gore cyangwa se ngo mugendane cyangwa ntabo uziranye nabo? Ati rero ibyo ngibyo ntubitindeho, ati ahubwo njyewe nk'uko nabikubwiye mu kanya ndumva nikumburiye ibihe byiza twagiranye mu kanya. Uyu mukobwa akomeje kumwishinzaho cyane sinzi impamvu, gusa uko byagenda kose turabimenya, reka dukomeze agafilime kacu. Gusa wowe utarakora subscribe nongere nkubwire banza ukore subscribe ndakwinginze, hanyuma nibirangiza tujye dukomeza kubana no muri video zacu z'ubutaha. Wowe umaje kuyikora ndagushimiye cyane. Reka agafilime kacu tugakomereza ahangaha. Uko bari barigumye mu modoka bakomeje guterana amagambo, umugabo amubwira ati mbabarira uve iruhande rwanjye ndetse n'umuryango wanjye. Umukobwa nawe yaramubwiraga ati ahubwo ubu ngubu nibwo ntangiye. Umugabo yagizemo n'ubwoba, kumbi yaramugejeje iwe mu rugo cyangwa se iwabo w'umukobwa, arangije ahita amusiga aho ngaho. Umukobwa arangije n'akiryo kenshi arambura imisatsi, atangira kugenda ayijugunya hirya no hino ariko akaraga n'ikibuno. Ako kanya umugabo umujinya wamuramwishe, arangije ahita avuga ati nta kibazo reka nikomereze ubuzima, ibi byo rwose biraza kunyicisha. Barakwereka yongeye kuba ari kumwe n'umugore we ubwo yaramajije kumugeza ku kazi. Arangije aramubwira ati sheri ugira akazi keza rero kandi nishimiye yuko nakuzanye ku kazi ukaba uhageze amahoro. Ati baye ugira akazi keza sheri wanjye. Umugabo akimara kwatsa imodoka ataragenda na metero zingahe, akigera hano yagiye kubona abona ka gakobwa kari gahagaze aho ngaho karisi gakomeje kumwitambika ariko ye. Arangije aravuga ati none se bite? Undi aramubwira ati ni byiza. Ati ndabizi ko ari surprise
ubu ngubu kuba umbonye rwose ni ibyishimo kuri we bidasanzwe. Ati ese nakwinjira? Umugabo ati yego cyane rwose. Umugabo nawe birasa nkaho amaze kwinjira mu murongo neza. Ubu umukobwa amaze kumukubita mu mutego. Umugabo kandi nawe bisa nkaho yemeye kuwugwamo. Ako kanya bagihagaze iruhande rw'imodoka barimo baragenda basomana bakoranaho, umugabo yagiye kubona abona umugore we ari aho hafi. Arangije ahita afata Lisa aramubwira ati ihisha aho ngaho inyuma y'imodoka. John arangije atangira kuganiriza umugore ati none se sheri ko mbona uri hano ukaba utari mu kazi kandi ariho nari nkusize. Ati none se wowe ino nzira niyo ijya mu rugo? Ko ari warumbwiye yuko ugiye gutaha ukajya mu rugo, ubu ngubu ino nzira niyo ijya mu rugo. Ati kandi njyewe ndi no mu kazi kubera yuko hari ibyo turimo mu kazi kacu hano hafi. Arangije aramubwira ati nanjye ariko nari ndimo ndataha njya mu rugo nuko nari mvuze ngo reka mbanze ntembereho gakeya hano hirya no hino. Arangije aramubwira ati ati noneho wari urimo gutembera? Ati noneho nta kibazo ubwo ngubwo nimba wari urimo gutembera n'amasaha yari agezeho kugira ngo njye muri lunch, ngwino tugende kugira ngo nanjye njye ku meza. Ariko uko ari kubibwira ibyo ngibyo umugabo we John rwose yigendeye yagurutse yarangaye ari kureba aho umukobwa yihishe. Umugore aramubwira ati ariko se urimo uranyumva? Undi aramubwira ati yego rwose ndimo ndakumva mugabo wanjye. Kumbi dore Lisa yihishe hano inyuma. John yaraje aza gake gake, Lisa nawe arimo ararunguruka. Arangije nta kindi cyabaye, John akimara kwinjira mu modoka agiye kuyatsa barakwereka ka Lisa kuriye imodoka. Aka gakobwa ari n'agacucu njye ndabona nta bwenge burimo rwose. Yewe reba ukuntu kagiye kuriye hejuru y'imodoka kweri. Arangije gusa John n'umugore we ntago babizi yuko Lisa ari hejuru y'imodoka. Bakigera hano bose bavuyemo. Birangije umugore wa John ahita ahamagara ati mukobwa mwiza ngwino hano. Kumbi yarabizi yuko Lisa ari hejuru y'imodoka. Mama we wari umutego. Arangije ahita avuga ati rero ubu ngubu hashize igihe kinini cyane mugabo wanjye John ndimo ndakwigaho, gusa nyuma y'icyo gihe kinini cyose nsanze utari umwizerwa wowe rwose habe n'umunsi n'umwe. Ubu rero niyo mpamvu njye nawe ibyanjye nawe birangiriye ahangaha. Uyu mukobwa mumaze igihe kinini muryamana. John aravuga ati sheri mbabarira ntago rwose ibyo bintu byabaye mbishaka. Arangije kugira ngo bakwereke umugore urwego ariho yahise yishyura Lisa amafaranga menshi cyane. Ntabwo ari amafaranga ariko ni amadolari, nimba ari amadolari nimba ari ibiki sinzi. Arangije amaje kuyamwishyura umukobwa arigendera, inota zikenyereraho. Amaje kuzikenyereraho umugabo n'umugore basigaye ahangaha sasa barimo barashwana. Aramubwira ati rero ubu ngubu njye nawe ikintu gisigaye ni divorce, ukuzuza impapuro ugasinya ukagenda ukabaho nanjye nkabaho. Ati kubera ko uriya mukobwa njyewe namukoresheje ngira ngo ndebe ni ku ruhe rugero byibuza nakwizera yuko uri umugabo wo mwizerwa. Ariko sha mwa bagore mwe reka mbagire inama ariko nihitiraga. Buriya ushobora gutega umukobwa ukamutega umugabo wawe bikarangira amutwaye ahubwo noneho byanyabyo. Bitari ibyo ngibyo byo muba muri kuvuga ngo mwabateze imitego ngo kugira ngo mubagerageze ngo mugire ibiki. Akamutwara noneho byanyabyo. Bibaye byiza ibintu byo kugerageza umuntu mukundana rwose mwabivaho mukabireka, kuko nimba ari ibisenyuka birasenyuka, cyangwa nimba ari ibikomeza kubaho ndavuga iyo relationship yanyu nayo igakomeza ikabaho. Rero mureke guta umutwe ngo muratega abantu ngo muragira ibiki, kuko ibyo ngibyo nabyo ni uguta umutwe. Nawe ni kiba kigaragaza ko nta cyizere umufitiye. Ese icyizere utamufitiye urumva uri kujya kukimushakamo ngo bigende gute? Nuko agafilime kacu karangiye ndetse byarangiye umugore wa John yakije imodoka aragenda, gusa John akomeza gusaba imbabazi, byose biba iby'ubusa. Turabashimira cyane mwese mwakomeje kubana natwe, mukomeze mukore subscribe, turabakunda cyane.